rurakarama rurakarama rwaguje twese rurakarama izo Mariya ni mukababare twese kandi amaherezo we tuzamusanga. iyi yubile rero ni yubile y'umuringa. Yubile y'umuringa ni yubile y'imyaka 25 tumaze dukorera ubutumwa muri katedrali ya Mutagatifu Mikayire i Kigali muri Archdiocese ya Kigali. Ku bijyanye no guklasifiya amakorari wenda nta bumenyi mbifiteho cyane ariko ku giti cyanye mbona turi abambere. Wow iryo utayasupure hari icyo waba utayasubiyemo ahubwo nta n'icyo utaba kuko nta bwishingizi waba ufite. Rero twese twagiye tuvuka mu miryango ariko tuzi icyo bivuze kuba udafite inkomoko nziza. Twebwe rero iyo dufite umubyeyi Bikira Mariya no umubyeyi wacu tuba twumva twishingiwe ikibyeyi nk'uko dukunda kubivuga. Ntabwo wavuga rero ngo ntacyo utaba ubaye udafite umubyeyi utabivuze abantu ntibabimenya ariko ni wowe ubuze uko ubumeze. None ngiye narago niba udafite Bikira Mariya ngiye n'imbaga yabo mpagarariye bose mutavuga ishapure mufite ingorane ahubwo zikomeye kuko ntabwo mwishingiwe ikibyeyi nta mubyeyi mufite nyine ubavuganira mu ijuru. Kuvuga ishapure nk'umukristo bimfasha kwitwara Kristo kuko iyo uri kuvuga ishapure ni nkaho uba uri kwegerana n'Imana. Icyambere ni isengesho ko korari dukira isengesho imbere. Iryo sengesho ni naryo rituyobora kuko mbere yuko dutangira imyitozo tubanza kwambaza ibijuru tugasenga, twamara gusenga tukabona tugakora imyitozo. Niyo turangije imyitozo dushimira Imana yadufashije muri iyo myitozo hanyuma ikanaduherekeza mu ngo zacu. Mu ngo zanyu yego. Nk'uko Emipro ubizi mbere yuko nari mvuye mu seminari ikintu cyo ntabwira abakurikira Mani Dukunda Media nuko nageze mu Nyange za Mariya nsanga hari seminari iri mixed kuko nasanze y'amasengesho yo mu seminari za Angelusi nasanze mu Nyange za Mariya uzo bavuga Angelusi bakavuga ishapure. Dukomeje kubashimira tunabatumira mu munsi mukuru nyirizina wa yubile y'imyaka 25 Nyange za Mariya zizahimbaza ku cyumweru tariki ya 11 y'ukwezi kwa 12. Misi zatangira saa 5 zuzuye kuri Katedrali Saint Michel. Twabategura ibintu byiza, ni ibirori bihimbaje koko by'umunsi mukuru. Muzaze muri benshi. Astra Vista. Murakoze. Muri iyi minsi twizihiza yubile y'imyaka 25 korari Nyange za Mariya ziri mu yubile zatangiye undi mwaka ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 2021 none by'umwihariko ku mwaka 2025 tugiye kuyizihiza. Iyi yubile rero ni yubile y'umuringa. Yubile y'umuringa ni yubile y'imyaka 25 tumaze dukorera ubutumwa muri katedrali ya Mutagatifu Mikayire i Kigali muri Archdiocese ya Kigali. Inyange za Mariya rero ni korari yavutse ivuka ari korari y'abakristo. Korari yavukiye mu muryango remezo wa Kinyange ni hariya mu murenge wa Gitega, noneho itangira ari umuryango remezo. Rero abakristo bariyegeranya icyo gihe muri 97 abakristo baririmbaga misa ya mbere bavuye mu muryango remezo. Misa ya mbere rero ihumuje padiri arabitegereza, padiri mukuru abona batakira abaririmbyi boroheje ku buryo bajya baririmba misa ya mu gitondo gusa ku cyumweru mu gitondo, niko yabasabye kujya baririmba misa ya saa 5. Ku itariki rero 8 z'ukwezi kwa 12 1997 padiri mukuru Kibanguka Andrea yasabye muzehe Ntabana Jean Marie gukora korari koko akayishakira n'izina.
icyo gihe byaramugoye muzehe ntabana ko yaririmbaga muri korali do Kigali, bisaba ko asezera muri do Kigali kugira ngo ajye gukuza iyo korali yari igiye kuvuka. Rero aricara aganira na padiri Kibanguka amuha igitekerezo, kubera ko baririmbaga bambaye ubururu n'umweru, arababwira ati korali nimuyita Inyange za Mariya. Nuko Inyange za Mariya zavutse. Turashimira Imana rero mu bushishozi bwa padiri mukuru ko yaturebye akabona turi Inyange za Mariya, nyuma yo kuganira n'umutekinisiya wacu mukuru Ntabana Jean Marie. Naho rero byatangiriye. Ubu rero turi mu mwaka wa 25, ariko korali yanyuze muri byinshi. Muri iyo myaka 25 korali yari yubatse. Kera twasohoraga indirimbo, alubumu ya mbere yacu yitwa Turabawe Mariya, twayisohoreye kuri gasete. Icyo gihe ni kasete zabagaho, nta CD zabagaho. Turayikora mu mwaka wa 2000. Nyuma ya mwaka wa 2000, mu 2013 naho twasohoye alubumu ya kabiri yitwa Turabawe Mariya. No, mubyeyi mwiza tuje kugushima. Alubumu ya kabiri niko yitwa. Uyu munsi ku myaka 25 twatangiye gutegura alubumu ya gatatu, tutari twabonera izina, ariko indirimbo hafi 7 zose zimaze kuboneka. No kuvuga ko niturangiza kubona indirimbo 12 twifuza zizajya kuri alubumu, icyo gihe rero tuzatangaza alubumu yose. Turakeka mu mwaka wa 26 alubumu ya gatatu izabisohotse. Icyo rero nicyo twizihiza uyu munsi. Turizihiza igihe korali yamaze cy'imyaka 25, ariko turizihiza n'ubuzima bwo muri korali bwo kuririmbira Imana, ndetse no kuririmba natwe twitagatifuza. Muri korali Inyange za Mariya habamo ubuzima, harimo amatsinda 3. Twagabanyijemo aya matsinda 3 kugira ngo habemo ubuzima butari ubwo kuririmba gusa, abantu basangira ubuzima. Harimo itsinda rya Tereza w'umwana Yesu, hakabamo itsinda rya Dominico Savio, hakabamo n'itsinda rya Yosefu Mutagatifu. Ndetse nyuma y'ayo matsinda 3 habaho n'ikindi gice kiyoborwa na Minisitiri w'Urubyiruko, nacyo ni cy'urubyiruko, kuko iyi korali imwe abato ikabamo n'abakuru. Abakuru rero barahari, ariko urubyiruko rugira umwihariko, rugira ubuyobozi bw'urubyiruko koko, kugira ngo narwo rushobore kwibona muri uyu munsi, ruzasimbura abakuru, ariko bafite indangagaciro za Kiliziya. Murakoze. Wow, murakoze cyane rwose, muririmba nk'Inyange za Mariya. Izina ni ryo muntu, ariko ubwo kuri mwebwe izina ni ryo korali. Tugiye gukomeza tuganira rero. Perezida amaze kutubwira ku buzima no ku mateka, ariko we abivuze nka perezida. Ndagira nganirize abantu bamwe na bamwe, ariko mbere yuko mbaganiriza, perezida watwereka komite ya korali Inyange za Mariya. Murakoze. Ngewe ndi Niyitegeka Charles, ndi umuyobozi wa korali guhera muri 2012. Undi kwizihiza nanjye imyaka 10 ndi perezida. Uyoboye iminsi. Yego. Hari na vice perezida yaza imbere. Yaza imbere agafata mikoro nawe akavuga. Nge nitwa Nsabimana Oscar, nanjye nungirije perezida. Uyu mwaka nuwugira gatatu. Imyaka 3. Imyaka 3 maze nanjye mwungirije. Wow, nawe uri umukurambere muri korali. Murakoze. Nitwa Leta Mukaruzamba, ndi sekreteri wa korali Inyange za Mariya mu gihe cy'imyaka 3 n'ubundi. Murakoze. Wimiye ingoma rimwe na komite na vice perezida twimiye ingoma rimwe. Wow, ni byiza cyane. Murakoze. Muri make kuri iyi yubire, kuri ngewe ni igihe cyo kwishima, kubera ko hari ubuzima muri korali Inyange za Mariya nabayemo mu gihe cy'imyaka 19 nyimazemo.
ko nayigiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2003 nkiri mutoya niga kaminuza, ariko ubuzima nasanzemo buraryoshye, bwarandyoheye kuva natangira kugeza uyu munsi. Rero iyi yubire ni umwanya mwiza wo kugira ngo nka korali Inyange za Mariya twishimire ibyo twagezeho kandi dukomeze no kwiragiza Imana mu bikorwa biri imbere. Murakoze. Areta urakoze cyane. Hari undi muyobozi usigaye? Murakoze, nitwa Habiyaremye Mutetesha Alice, ndi umubitsi wa korali Inyange za Mariya. Bya ifaranga byose niwo bibika? Njyewe. Wow. Aba komite irarangiye? Niyo komite, ariko hari na komite y'amatsinda ko nibo bajyanama noneho ba korali. Nyuma y'aba bane bagize komite nyobozi harimo n'abayobozi b'amatsinda 3 banungirijwe, ndetse hakabaho n'umuyobozi w'urubyiruko. Abo rero nibo bajyanama ba korali, nabo twabaganiriza. Korali irubatse koko? Irubakitse. Nabo niba twibwire bibwira abakunzi ba Mani Dukunda Media. Murakoze. Nanjye nitwa Afrodis Habarugira, mpagarariye ni perezida w'itsinda rya Tereza w'Umwana Yezu. Nkamaze muri korali imyaka 5. 5? Wow. Ni myinshi kabisa. Mukanya turaza kukubaza ibindi ibyo wabonye muri iyo myaka 5. Murakoze. Nitwa Kamana Jacques Marius, nkaba ndi umuyobozi w'itsinda rya Yozefu Mutagatifu muri korali Inyange za Mariya. Byiza cyane. Murakoze. Nanjye nitwa Mukamana Christine, nkaba mpagarariye itsinda rya Dominico Savia. Murakoze. Amazina nitwa Eugenie Mukasekuru, nkaba mpagarariye urubyiruko. Uri ministre w'urubyiruko? Yego, ninjye ministre w'urubyiruko bahoze bavuga. Wow. Uretse kugenda tubanze tuganire gato. Witwa Eugenie? Yego. Eugenie, umaze igihe kingana iki muri korali Inyange za Mariya? Maze imyaka 4. Imyaka 4? Yego. Aha. None se ko muri guhimbaza yubire nyine ku rwego rwa korali, we ku giti cyawe ni igiki korali Inyange za Mariya wayikuyemo waratira abandi ugiye guhimbaza we nkawe nka Eugenie atari korali? Yego. Korali yo yavuze ko iri guhimbaza ibyo yagezeho, basohoye amasede, bafashije abakene, bagize ibintu byinshi cyane. Wowe ku giti cyawe nka Eugenie? Murakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza. Buri wese uri muri korali yabasha gusubiza kandi anishimye. Iyi korali Inyange za Mariya mbere ntarayizamo, n'ubundi nabaga no mu zindi korali. Nje gutura hano hafi, nifuza gushaka indi korali njyamo, ngize amahirwe mvuga ko ari nk'Imana yanyoboye muri korali Inyange za Mariya. Rero nk'uko perezida yabivuze, korali Inyange za Mariya ni ubuzima, kuko nanjye nkigera muri korali ubwo buzima narabubonye. Niyo mpamvu nyine ubona abantu bafite akanyamuneza muri korali, ariko nkanjye by'umwihariko korali Inyange za Mariya nayigiye ku kintu kinini cyane ntigeze mbona mu zindi korali nabayemo. Ikihe? Cyane ikintu cyitwa kuvuga ishapuri. Nkanjye mpagaze hano nk'urubyiruko, mbere ntaraza mu Inyange za Mariya mvugishije ukuri, iminsi navugaga ishapure cyangwa se igihe navugaga ishapure nayibarira ku ntoki. Ariko ahangaha ngeze aha, buri mugoroba muri repetition, mbere yuko repetition itangira tuvuga ishapure. No kuvuga bagutoje kuvuga ishapure? Cyane rwose, bantoje gusenga. None utayivuze hari icyo waba? Nk'umukristo, utayivuze hari icyo waba? Nk'umukristo uba ugomba kuvuga ishapure. Yego. Cyane noneho nka korali yiragije umubyeyi Bikira Mariya, utavuze ishapure uba mu Nyange za Mariya. Nyine kuvuga ishapure bikumarira iki? Bikumarira iki ko hari n'abandi batayivuga kandi mbona bambara neza bakaberwa bakarya bakabyibuha? We bikumarira iki nyine? Ni iki waratira abandi? Kuvuga ishapure nk'umukristo bimfasha kwitwara Kristo, kuko iyo uri kuvuga ishapure ni nkaho uba uri kwegerana n'Imana. Umwanya mba guha ishapure burya uba ari ingenzi cyane kuri nje, cyane ko mu gihe ntari gumbye kuba nari nyirimo, hari byinshi bishobora kuba byanjyanye. Wagiye nko kunywa inzoga?
hafi aho Waba wagiye gutereta. ariko ntabwo njya nsomaho ntabwo ujya usomaho. Eh. Reka dukomeze tuganire. Hano hari umusore umeze neza cyane ufite amatuza. Ndagira mu muhe mikrofone nawe tuganire. Yatubwiye ko ashinzwe minisiteri, wavuze ko ushinzwe iyihe minisiteri? nshinzwe itsinda rya Yozefu Mutagatifu muri korali Inyange za Mariya. Watubwiye ko yitwa Marius. Kamana Jacques Marius batazira na Bizo. Nabyo bifite impamvu yabyo. Bifite impamvu yabyo. None se Mario, yego, umuntu nkawe w'umusore umeze neza, ubundi urabizi ko abasore nyine bameze nkawe akenshi bakunda kuba bakunzwe cyane, sibyo? Wowe ntabwo byo bikubaho? Ngewe navuga abo nkunda, ariko kubankundaho simbizi. Ntabyuze. Hari amakorali menshi nzi abarimo nyine abantu bameze gutyo benshi. Kuki wahisemo kuza? Nabonye mu Nyange za Mariya habamo abakecuru, urumva? Abarimo abakecuru n'abasaza benshi cyane. Kuki wahisemo mu makorali yose ari hano muri Arkidiocese ya Kigali? Kuki wahisemo kuza mu Nyange za Mariya? Mbo ntabwo njya kure y'ibyo bantu bagiye bavuga. Uvuga ibyawe. Uvuga ibyawe. Iyi korali ifite umwihariko w'isengesho, ariko noneho rero ry'umubyeyi Bikira Mariya. Ntabwo nzi ko wenda uburyo mbyumva ariko abandi bashobora kubyumva, ariko gusenga cyane cyane twiyambaza umubyeyi Bikira Mariya ni ikintu gikomeye, kuko mu kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya twiga imico ye. Iyo bavuze bati ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Ayo ni amagambo marayika yagiye kubwira Bikira Mariya. Iyo turi kuyasubiramo tuba turi gusubira neza mu magambo Imana yatumye marayika kujya kubwira Bikira Mariya ko ari umutoni kandi ko Imana igiye kuzamuha ubutumwa. Nene se Mariya utayasubiyemo hari icyo waba? Ngiye muri kumbi ndikumva mwese muri guhuriza Inyange za Mariya ku bintu by'ishapure. Ndagira mu binsobanurire neza. Ahubwo ngiye mpagarariye abantu benshi batazi ishapure ari igiki n'agaciro kayo. Utavuze ishapure hari icyo waba? Utayasubiyemo ahubwo nta n'icyo utaba, kuko nta bwishingizi waba ufite. Rero twese twagiye tuvuka mu miryango, ariko tuzi icyo bivuze kuba udafite inkomoko nziza. Twebwe rero iyo dufite umubyeyi Bikira Mariya, no umubyeyi wacu, tuba twumva twishingiwe ikibyeyi nk'uko dukunda kubivuga. Ntabwo wavuga rero ngo ntacyo utaba, ubaye udafite umubyeyi, utabivuze abantu ntibabimenya, ariko ni wowe ubuze uko umeze. None ngiye naragowe. Niba udafite Bikira Mariya, ngiye n'imbaga yabo mpagarariye bose tutavuga ishapure. Mutavuga ishapure, mufite ingorane ahubwo zikomeye, kuko ntabwo mwishingiwe ikibyeyi, nta mubyeyi mufite nyine ubavuganira mu ijuru. Ziko nanjye ngiye kuzaza mu Nyange za Mariya. Niko bimeze, uzaze rwose nawe ujye uvuga ishapure. Kanganire n'uyu mumama mu mpere nawe, uyu mama w'inzobe nawe yatubwiye ko ari ibintu ashinzwe, yatubwiye mu kanya. Mama Karame. Salamu. Muraho. Muraho. Korali Inyange za Mariya wayishyira ku ruhe rwego? Ibarizwa muri paruwasi Saint Michel. Mutagatifu Mikaeli. Katedrali Mutagatifu Mikaeli niho tubarizwa. Ni ukuvuga hari andi makorali menshi ubona muri ku ruhe rwego mwegeranyije n'andi makorali? Murakoze. Icyo kibazo ubundi kwishyira ku rwego akenshi ntabwo ari wowe urwishyiraho, ahubwo abakureba bareba ibyo ukora, bumva n'ubutumwa utanga, nibo barugushyiraho. Ariko muri rusange ku giti cyanjye mbona turi ku rwego rushimishije. Muri ku rwego rushimishije? Urwego rwiza. Arita bura nta ducuranuye. Muri ku rwego rushimishije? Ku rwego rushimishije. Ubwo se nyine turabona hari ibintu bita guclassifyinga, ukavuga uti umwanya wa mbere wa kabiri wa gatatu. Tuvuge niba hari amakorali 100 hano muri paruwasi Saint Michel, mwebwe muri nko ku mwanya wa kangahe? Ku bijyanye no guclassifya amakorali, wenda nta bumenyi mbifiteho cyane, ariko ku giti cyanjye mbona turi abambere. Wow. Ni ukuvuga korali zose ziba hari izo njya numva ngo zikomeye ngo zitwa za Do Kigali n'izindi nyinshi cyane, ubwo zose murazirusha muri abambere? Abo bose ndabumva ariko ntago mbazi. Nzi Inyange za Mariya, niyo mpamvu uvuga ko ari zo za mbere. Niyo mpamvu ngomba kuza. Urumva ninza mu Nyange za Mariya nanjye nzajya ku mwanya wa mbere, nige no kuvuga ishapure.
byose wow, ngomba kuza rwose n'ibindi birara bigenzi byanjye ndabitumiye mu Nyange za Mariya. Tugiye gukomeza tuganira. Hari umuntu ndi kubona ureba nk'ufite isoni uriya wambaye umupira w'umutuku, mumpere mikrofone tuganire. Salamu Musa. Muraho neza. Witwa nde? Nitwa Joseph Maniriho. Ino korari mbere ngewe nkiri umukristo ngisenga nakundaga kujya muri Saint Michel nkababona bari kuririmba, wese nigeze nkubona no kuri YouTube mu mavideo njya mbona ntago njya nkubona. No kuvuga uri mushyashya? Ndi mushya muri iyi korari. Muri ino korari uri mushya? Yego. Gira nk'ikintu wavuga uhagarariye abashyashya muri korari, nyine niki uturuka he? Muye paroisse? Ngewe nturuka muri diocese ya Cyangugu. Ya Cyangugu? Yego. Wavuye Cyangugu uzi Kigali? Yego. Uhitujya mu Nyange za Mariya? Yego. Kuki ariyo wahisemo, nono ni igiki wakundisha wabwira n'abandi ubashishikariza kuza mu Nyange za Mariya b'urubyiruko? Iyo ndi Kigali cyangwa najyaga nzi Kigali nkajya gusengera kuri paroisse Cathedrale Saint Michel, nkumva baririmba, nkomeza kwibaza aho bakorera, ariko harimo n'abandi benshi twari tuziranye bayiririmbamo, nabyo bishobora kuba biri mu byankuruye, ariko kuririmba neza oya. Wagendeye mu Kigali? Ntabwo nagendeye mu Kigali, ahubwo nagendeye ku kuririmba neza kwabo kwankuruye nyine kugira ngo nyijyemo. Noneho niki wavuga nk'umuntu mushyashya nyine umaze kuhagera waratira abandi? Icyo naratira abandi nuko mu Nyange za Mariya bakundisha urubyiruko gusenga, kandi bakarukundisha kugira n'ubuvandimwe. Kugira n'ubuvandimwe? Yego. Wow, ni byiza cyane. None ndi gushaka umuntu umukuru, nkunda kuvuga ngo umuntu ushaje. Umuntu ushaje kurusha abandi hano nini? Muze tuganire muze. Abicaye. Nitwa Nzabwa n'Imana Filipo. Maze imyaka 24 muri korari Nyange za Mariya. 24? Uri umukurambere koko. Ino korari harya imaze igihe kingana iki? Ubu ngubu turi muri yubile y'imyaka 25. Ni ukuvuga korari kurusha umwaka umwe? Yego. Urashaje koko. Noneho muze ni ibiki nyine perezida yatubwiye ibyo korari yagezeho, ariko yabivuze nka perezida, wowe kubivuga nk'umuririmbyi. Ni ibiki mwaratira abandi ugiye guhimbaza muri iyo myaka wabonye? Ibyo twaratira abandi ni byinshi. Icyambere ni isengesho ko korari dukira isengesho imbere. Iryo sengesho ni naryo rituyobora, kuko mbere yuko dutangira imyitozo tubanza kwambaza ibijuru, tugasenga, twamara gusenga tukabona tugakora imyitozo. Niyo turangije imyitozo dushimira Imana yadufashije muri iyo myitozo, hanyuma ikanaduherekeza mu ngo zacu. Mu ngo zanyu? Yego. Wow. Nicyo waratira abandi? Nicyo naratira abandi. Abo mu yandi makorari bo ntabwo Imana ijye baherekeza? Uzarebe nguhereze urugero. Niba uheruka muri Saint Michel nkuko uriya muvandimwe waturutse Icyangugu yabikubwiye, nukurikira misa zandi makorari baririmbye, uzarebe niba ari korari zarangiza kuririmba ngo nirangiza isoze yashyizeho isengesho, noneho uzabimbwira. Ariko uwo ni umwihariko wa korari Nyange za Mariya w'isengesho. None niyo mpamvu guma mumeze neza, mubyibushye, musa neza, mwishimye. Nawe urumva iyo uri mu Mana, urumva nta handi buri burataraka nyine uba usabwe n'ibyishimo byinshi. Salamu. Muraho neza imipro. Ushinzwe iki muri korari wowe yakare? Murakoze. Ngewe muri korari ndi umwigisha w'indirimbo, nkaba umuririmbisha, nkaba n'umucuranzi. Yego. Ni byinshi. Wigishire irihejwe? Ukuntu dukora rero, abatekinisiye bo muri korari ntabwo tuvuga ngo umuntu ngo afite ijwi rimwe. Twebwe iyo tuhageze biterwa n'umunsi. Ibyo baguhaye niryo wigisha? Ukunda kwigisha nko kuri Aruto? Hose nta jwi ntarigisha muri korari. Umwarimu yakwigishijeho? Uramusebeje. Nawe yarakwigishije?
uramusebeje nawe. Yakare tugana ku musozo. Abandi banyamuziki, abacuranzi, abigisha b'indirimbo, abahimbyi, ni igiki wabaratira ku korali Nyange za Mariya kuko ikeneye abatekinisiye benshi? Nk'umutekinisiye ni igiki wayibonyemo cyakurura abandi? Nk'uko Pro ubizi, mbere y'uko nari mvuye mu seminari, ikintu cyo ntabwira abakurikira Mani Dukunda Media nuko nageze mu Nyange za Mariya nsanga hari seminari iri mixed, kuko nasanze y'amasengesho yo mu seminari za Angelusi, nasanze mu Nyange za Mariya bavuga Angelusi bakavuga ishapure, noneho ngiye kuba noneho kwa kundi gutegura indirimbo ugasanga utuntu twose nta manota, waba uje gucuranga ugasanga nta ndirimbo usanga bataguha amanota, tavuga ati zikwiye ari seminari iri mixed. Ubwo rero cyane cyane abantu bavuye mu seminari ndagira ngo mbatumire bazaze mu seminari iri mixed. Ni seminari yo nakantu gato bitandukaniyeho, nuko hano ho mu seminari nabizi nta bakobwa babayo n'abadamu, ariko hano ho bose baba bahari. Kuvuga ko abatekinisiye bakora Nyange za Mariya bategurirwa mu seminari ya Mutagatifu Aloyizi Cyangugu. Oya no mu seminari n'izindi. Ariko ntabwo ari kondisiyo yo kuvuga ngo uraza mu Nyange za Mariya uko uri umuseminari, ahubwo nari nshatse kuvuga ko hari imico mu Nyange za Mariya, hari imico myinshi yo mu seminari. Hari n'abantu bakunda seminari bataragize amahirwe yo kuyigamo, abo ngabo nabo nabatumira baza mu Nyange za Mariya bahita bajya mu seminari. Yego. Inyange za Mariya ni mukababare, kandi amaherezo we tuzamusanga, tuzamubona uko ari, tube mu rumuri, tube mu bo yatoye bashize agahinda. Urakoze Jani. Nimumurikire, 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 abagira abarobyi b'abantu. Nimumurikire, nimumurikire. Torera ati nimuze abarobyi, ubuhanga nyakuri buturukiwe, bagira abarobyi kugira ngo bagende bigisha amahanga, akabakura mu bana akabajyana yitaruye, akababwiza ukuri amabanga y'ingoma ye, akabatoza gusa nawe. Nimumurikire, 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 abagira abarobyi b'abantu. Nimumurikire, nimumurikire. Nimudukurikire rero, dukomeje kubashimira tunabatumira mu munsi mukuru nyirizina wa yubile y'imyaka 25 Nyange za Mariya zizahimbaza ku cyumweru tariki ya 11 y'ukwezi kwa 12. Misi zatangira saa 5 zuzuye kuri Katedrali Saint Michel. Twabategura ibintu byiza, ni ibirori bihimbaje koko by'umunsi mukuru. Muzaze muri benshi. Astra Vista.